yewe mama nyine ubwo ngubwo ibyo azatekereza azabikora nyine nta kindi ntese nakora iki ntese uko wenda uko ari kunkuba nanjye mukube ko ngewe ntabwo ariko ibyo ngibyo ntabwo waba wararezwe Sinjumva Inyasi akandi kazina ayandi bwa barayabara ntago nayava nawe uri umurara njye bore ndo umurara ariko harubwo ngiye ndenze kubarara byo mba nikorera ngiye ubu ni se umurara no umuntu umeze gute ubu ubona babubungabunga mu muhanda bworera imodoka ubu nawe uriwe wanjye ariko nge ntago nzi kuzurira nyene uko ubwo buzima twabufatanyije mu muhanda uri umurara se bakunda kwita nde jewe se jewe nezina ribi cyane rimbwire nta kibazo ngo nimbanga ni Watermelon kandi rindi jewe se Watermelon ubwo rizirira nyine ry'agasima se Watermelon ntabwo yizi oya se Watermelon nyine ko nyizi kari kiribwa nge ndi kiribwa se ninde wari kwizi nabarara abagenzi banjye nyine bavuye ko babikwitiye iki babikwise kubera ntago nanjye mbizi ubwo byarabatomboye barabinyitanye ubwo natwe turakira kuko natwe arabo tubiyitaye abandi amazi abandi mu bita bande biterwa se bukarabara benshi bamenya amazina yabo bose ukayarunga bakwita Watermelon buriya se ntabwo wenda ari uko wakundaga kuzirya cyane akareka nta nubwo nanayikoza ngiye mu kanwa Watermelon hanyuma sangaha turi aha niho ni ku Gasima yangaha niho migira uhiga se ubona bimeze bite shabire kwanga noneho ubuzima bwanze sinzi iyo tugiye kujya nyine se byanze Watermelon harya uvukaye jewe wacu ni Nyagatare wavuye ryari je navuye 2016 ubashize imyaka 4 none se naho wahakoreraga imirimo nk'isi cyangwa waribereye home wanjewe narajyaga inka zo mu cyiciro nabaga ndi mu rugo nyine none umukecuru ni umutunzi afite inka nyinshi barakize cyane nta kibazo gitwarutse gusa saza mu bwenge nyine mu mutwe wa byanze ubwenge bwande bw'umukecuru cyangwa bwawe hoya n'abakecuru ntago bajya bumvikana umukecuru nta bwenge abakecuru bawe nta bwenge bagira ese ubwo iyo uvuze ati ndashaka ikintu kibone n'ubundi urashigenduka kugishakisha nuko wabananiye ahari anagara ukubananiye ese uviyo ntabi nahanga akora ikiviyo wawe umudozi w'inkweto uvuga ngo we na papa wawe mwavuye mu rugo muhunga umukecuru muri gendera njye nagara kumungwete gusa ko ngewe hari ibyo narize naraje bona akazi nanga ndakora bigeze aho ngakazi kararangira nyine karagenda poesha wakoraga iki cyo gihe arubakaga ubu kubaka urabizi ukaba yarabisize ukajya mu muhanda ukajya kubikirara nkuko wabitubwiye nyine ubwo akazi wenda kapane bibaye ngombwa ngo iraje wenda kuko ufata certificate nkajya gusaba akazi nkakabona ariko ubwo ngubwo ntago wajya kwirwa rero bungabunga aho ngaho ku ndege ngo ashaka akazi utazi nimba uri bukabona yego rero ugomba guhiga amacyayi y'uburyo bwo nimba ukabonye ukakabona ubwo nimba utakabonye ugapoesha nyine umukecuru afite inka zingahe ni nyinshi barakize mwana ariko rero nuko utagumye mu rugo nawe bari kugukiza sinzi bazanyize se ko ntawe nibyo kandi nta n'uwo nishe nibashaka bazanyize cyangwa bazabyorere Nyagasani nizabikora nagize icyo mbona ubu ufite imyaka ingahe Watermelon mfite 23 wavutse muhe mwaka nini navutse 9 kandi ntambara maze iminsi 3 ibaye urangije kwiga se kwiga nagarukiye muri secondaire mu wa gatatu nize na secondaire biga ku kigo nigaga muri privé y'Ingarama umukecuru akurira nta kibazo oya hari umushinga bita visi wandiriraga rero wararangiye urangiye umukecuru anga kunkomereza nanjye ndabyihorera ese umukecuru akubwira ko ari iyo mpamvu ituma atagufasha kandi uri umwana we kandi batakwemera njye ntago wamenya sinzi byawe nimba ndi umutora gwawe njye mbese nta kintu nakubwira kizima giherereye ku babyeyi uretse gusa umusaza niwe wemera ko ndi umwana we gusa
umukecuru se ntabwo umukecuru yegeze asaza yegeze agira icyapfa n'umusaza wawe baranatandukanye viyari inaha nawe. umukecuru se afite undi mugabo wapi arakuze cyane arashaje umukecuru w'imyaka 65 arashaje. abandi muvukana se babaye hari mushiki wanjye uba Kampala ubundi nawe atuye Nyagatare mu mujyi. uheruka ryari se? Ejo bundi kuri Noheli narindiyo. ese niba ujya kumusura akagufungurira kubera iki atakurekeye mu ishuri ngo wige kubera iki mugirana ibibazo? Ese ndabizi ko n'ubuyobozi ntabwo tutagiyemo biranga aravuga ngo nisange data ngayandihirire. Ubu bigeze aho ngaho mbona n'ubundi bati n'ubundi ubwenge nabonye nimba nta cyiciro ugomba kunkorera muri kandi igendere ndebe uko najya gushakisha imibereho. Mukecuru arakwemera mu bana be cyangwa? Njye mbese anyemera atanyemeye njye ntabwo nakubeshya. Ikintu yagukoreye mu buzima ni iki? Kizima se? Sha ntacyo. Uretse nta kintu kizima ntacyo uretse gusa viwe ugenda ufasha. Nubwo ntisishobora kumuvuga ngo ndarwaye ngo agere na 500 anyohereze kandi afite amafaranga. Reka nayo yakohereza. Ibyangombwa byanditsemo abana be ari kubamo? Oya byose hose ndimo. Kuko buriya rega hagiye amaraso abatumvika atagira adakora naho n'umubyeyi waguye ndasinzi icyo twabadupfa ariko data na papa bose n'umwe. Kuko ngewe imbere yanjye hari abahungu 2 nkabo wa 3. Nako abo umuhungu umwe n'umukobwa umwe nkabo wa 3. Abantu muri kuvuga bitari ati harimo uwa 3 buse ubaye hehe bimeze gute? Jewe cumbitse ku Gatare. Ku Gatare? Ku Gatare se mutu yatwumva iwabo wa Gasoji? Gasoji uramuzi? Ndamuzi. Ako karakara. Kazi iki? Nyine karagasyazi k'ibyuma. Bigeze aho ngaho nyine ubwo ngubwo ni yamana nyine umuntu avukana. Mane mugira ubona babonye umukire amutera inkunga kwa kujya ngo nyine kwamamara nyine. Nawe atajye kujya mu ntera. Sanko tubwira kuri Gasoji nk'umuntu umuzi nk'umuntu uzi wabo nk'umuntu natwe ubwacu uko twamubonaga ntago twakabaye tumubona gutya rwose twavuga pe byari bibabaje cyane. Yabibabaje kuko yagiraga gutyo ukabona aragiye yajya gusyaga ibyo byuma nk'izo wenda marine samubona yadusyaze zigata zitumwaka zikanamukubita bya hatari nkuko ubona abo bana babisyaze. Ukana barabimwatse ukakara kamara kurira bakanagakubita kakagiye. Ariko ubwo ngubwo iyo atagaragara umuntu mukuru yaramukizaga nuko umwana kongera gasyaga ibindi. Gasoji baragakubitaga cyane kavuye kwiga. Cyane aho ngaho hirya mu magaraje. Ubona arakana gakeye k'ahantu hameze neza kuki kagiye ku muhanda? Oya wabo nabo ntago bari bishoboye uretse nyine bira byabaye hejo bundi. Nta kintu bari bimariye ntacyo. Ubi wabo urahazi? Wabo ndahazi. Ubu tujyanye wahatwereka? Ariko ubu ngo basigaye bacumbitse ku Muhima. Ubu barimutse? Ubuzima bwarahindutse? Bwarahindutse nyine ku bwa Nyagasani nyine. Baza kumureba se byari bimeze bite? Baza kumureba abana bafatana mu kibuga natwe twari duhari. Nyine kubwo yakundaga kugenda arapa indirimbo mu muhanda ubwo wahuye nawe nimba ari umukire w'umushoferi akamushyiraho ka hip hop yamara kukamushyira akamuha iryo jana mwana akabona yarya. Ubwo rero nimba hari yaririmbiye ubwo yabone umwana afite impano ubu yahise amufasha. Amufashije ni kwa kwamamara nyine. Kandi ari umunyamakuru waje kumureba aramuganiriza nk'uko turi kuganira. Nyine byabaye hano mu kibuga umunyamakuru ni waje aramugira abagije baza no kumufatira Nyabugogo. None ubwo birangira nyine ikize nyine yagize muri iriya ntera. Ubu gibona Gasoji yarakize? Nyine natwe tuzakira ku bwa Nyagasani. Ugiye ugira ikizere? Ikizere ndakigira.
se ko umuntu avuga ati kugira nzakire reka nkore ibi n'ibi we n'icyo gikora kugira uzabe umuntu w'umugabo nyine ufite ku makashi. ese waba ukora iki? nta kazi ntako nese bakazi bagakora reba aya nta matongo turimo aha ne wahigira gahunda ukabona ibyo 3 cyangwa 4 ubu buranye najya kwira nta n'igihumbo ubonye ese ubwo ngubwo wavuga ngo uzatera imbere ute hako nyine ku bwa Nyagasani burya yavuga ngo icyo uri burya Imana irarigishaka ubwo when tugira Imana tuzabona natwe. Ese tuvuge ko ujya uburara ukabwirirwa urara hese ushobora no kubwirirwa kuko wese wajya kwibara rubanda bakagutema. Hano wambwiye kuri umurara kandi abarara nyine oya nje nubwo nari ndi umurara pe n'abangaba baranzi beshi njyewe mu barara mbarenzeho kuko nta kintu cya rubanda ashobora kuvuga ngo nafata ndakijyana nje nkwesha amaboko yanjye amaboko yanjye ubwo byanze ndapoisha nkicara nkatuza. ndabona ufite inkovu nyinshi ku maboko hano hejuru hasi ahangaha ni imizigo mba nikwa cyangwa ibyuma mwinuzo mu igaraje. se nko ku munsi ushobora kubona nkangahe ibintu byagenze neza abandi bishobora kuba 2 kuko basenye cyo kuba batari basenya n'umuntu bitaro yarabibonaga. Ukishyura akavumo ukishyura amara kwishyura ubwo ukabona nayo kurya nyine. Se akavumo ukishyura ngahe 8 ba mu nzu y'8 kurya surira hangahe ku munsi biterwa aho yanjye ntago njya ni ngende yahera ntago wajya kurya muri restaurant ukabigira ute nyine ukitekera ukarya. uzi guteka byatanye hano kugerageza bya Gisorege rero ndetse wakora abana nane se muri iyo nzu y'8 nawe wenyine uri hafi ahangaha hafi ari ku gatari naho sako tugusanze hano umaze kwinjiza nkangahe ndetse nibwo nari nanamanutse mu kanya siko batinze kubyuka ubwo biba byatewe n'umunaniro nyine nkaryama nyine yose wakora cyangwa baraye wanyweye yashyizemo n'akantu oya nta kantu ntako njye nta nzoga ndayinywa ariko ntayo naraye nyweye abarara ariko ngo n'utuntu tw'udutabi ni vuba nyine hari abazinywa ariko njyewe n'amataba bose baba banzi njye nta tabi njyanywa njye wenda uretse ifigi niyo njyanywa akura urumogi wapi si ifigi si itabi nyine ni itabi ariko uko ryica ntabwo ari nk'uko urumogi rwica uriretse se waba iki wotamironi nabyo nabireka bigashoboka. ubuse ubonye umuntu ugusubiza mu ishuri ntiwajyamo kwiga nakomeza urumva wakiga nk'iki njyewe nakwiga sudire kubera iki kuko nyine kenshi na kenshi ahantu hose rega buriya hano igihe ushobora kuburirwa amara kuburirwa wenda nawe kubwanda hano igihe ushobora kubona uduceri dukeya bigahita bibana bwa bwenge wize bigahita bituma ubasha kugira nawe ikintu ugeraho. Ese bose ntibahereye kuri dukeya bahereye kuri dukeya ku bw'ubwenge bwabo none nabo barakize byagenze neza bafite ubutunzi. suye na Kagasugi n'icyo wakabwira akantu mwabanaga ariko mwayaga mubana cyangwa wamubonaga gutyo gusa oya kubana muri societe twayibanagamo uretse ko gusa ko imbere twego twararaga hano ku muhanda ahangaha ubundi hano hari hakiri amazu nibwo twasasaga shitingi tukiyorose tukaryama ariko ako kana ko kararaga hawo rimwe na rimwe kuko kakanataha. mwararanaga ku muhanda nagiye twaranaga n'igihe yataga kuko waba ari hafi cyangwa baba bagakubise kagahita gataha. se muye n'icyo wakabwira nyine natwe tuno kumushishikariza kadusengera natwe ubuzima bubi yadusizemo natwe Imana ikagira ukuntu twibuka agira ko nibibuka yumva se uzaba iki mu gihe kizaza ndetse nanjye ubusinzi rwose ntabwo uzi ikintu uzaba oya rega buriya rero Imana yadukinze ikintu umuntu ashobora kureba gishobora kuzamubaho simbizi bano ngo dushobora kuvugana na mu gitondo kumva nakwame ntawe babizi hari igihe ukwama se oya gukwama umuntu ugasanga mu gitondo bakavuga ati wa mutipe mwavuganaga yapfuye ariko ubwo ngubwo ngiye kubw'ibyiringiro ufite nuko nizeye ngiye ndizera ko Imana itankweho amaboko niba ngombwa aricyo nzakora kikagira akamaro n'igihe bizananga ubwo nyine haba nk'uko abandi babayeho n'ubundi nese ntihari abakire n'abakene
ariko wakunze kuvuga Imana cyane ngo mfite icyizere ubundi ujya usenga Watermelon? gusenga ndasenga uretse gusa ko nyine kubw'inozi ibi ngibi zizagara gutya najya nkunda kujyayo. Heruka mu rusengero ryari? Ntawe mbeshya Imana. Nyeruka ndi mu rugo. Ubwo hari ryari? Ufite imyaka ingahe? 2016 mva mu rugo nibwo nagiye nibwo narangizanyije no gusenga nje Kigali. Buriya muri Kigali harimo ibishuko byinshi. Kandi noneho ubwo society iyo igezemo nayo n'abahita bakwereka imico yabo. Kuko navuye mu rugo ntazi kunywa itabi cyane cyako nageze inanga ifege ndarimo. Ako n'urumogi wegeze? Urumogi pe naranyweye ariko ngiye ko ndunyweye birangira nyine ubwo ngubwo naho babajyana nto hayobewe. Nisanga ahantu abinicuza nyuma nyine cyambayeho. Sabye Imana mbona irafashije mbona baranje ninze ndatashye. Rero mvuga ko urumogi nazo bari baragufunze kubera urumogi. Baragufungiye he? Barabanjanye ku mazi. Ku mazi? Amaze igihe kingana iki? Umwaka nandi kumwe na ba Fireman. Ba Fireman mwarafunga? Twari turi kumwe. Mwarazize urumogi mwese? Oya we yaje azira za heroine. Nge rero namaraga kurunywa hata nkungura mu muhanda. Gahita uhakumbura? Nkungura mu muhanda. Ukungura no kugira ute? Nyine ubwo ngubwo kure imodoka kari ukigira nyine umuyobozi. Kare imodoka ukigira umuyobozi? Nkashaka kuzihagarikisha. Deka? Ubu wararutse burundu? Rero umujyi ntabwo nyirungu. Cyo kuri fege yo ndayinywa ntabwo nakubeshya. Ajya usenga Imana siga gukora kuri ibyo bintu byose. Ni fege naryo nyangize uko bushobozi ryo napowisha. Bisaba ubushobozi kurivaho cyangwa ahubwo bisaba ubushobozi kurigura? Oya kuko ubu buzima werega ubuzima turimo ubu wenda nkanjye ubwanjye ubuzima ndimo n'ubuzima bubi cyane. Kuko bicyambere sinagenda mu rugo ngo mbwire Vieti ndashaka amazi yo kunywa. Mukadata nabo twumvikana. Ari rero no kumpinda njya mu rugo kavukire naho no kugeraho nisanga. Ubwo rero uzagiye aho wisanga se kavukire? Ese ubwo ngubwo yigezeyo kumva nkaho bakajya bakwakira nk'umwana mu rugo bakakwakira nk'iki kimeze nk'ikinyendaro. Ibyo ngibyo bari ibiki n'ubundi babyita kwibaga kwifasha n'ubundi. Ariko nuko babazi ko nyine ukora ibikorwa by'abarara. Wapi nese umamazi ibyo nkora? Arabizi kandi yarakubuze. Gusa abona amafaranga aza ntamenye uko nayakoreye gusa. Ino naryo y'umwereza ku mafaranga. Agiye nyine nk'igihe wenda ari igihe nk'ubu ngubu ejo ndari byo twanacuzanyaga no kubantwaranyira twikama bakafunga. Bayatuma amafaranga nkabashaka kuwohereza amafaranga bakabangurira agatungo. Bakabangurira agatungo no beza kwajya bafunze nyine. Iragira n'ubufaranga nari fite bahita babutwarira ikarama. Ese ugiye nko mu rugo ukabwira mukecuru uti twiyunge umbwire icyo umpora nanjye ngusaba imbabazi kubera nagiye hago iyo gahunda bifite. Umukecuru ntagashobotse. Agashobotse? No mu wagacupa ntagashobotse. Ubwo pe yari umuntu muzima mwagana rwose uburi umwana mu iyo yagasomye kandi urebe noneho n'imyaka afite wenda abasore rushobora kwihangana umuntu utumwe ariko n'igihe ashobora guhita kubwira ijambo rigukomeretse. Bikaba ngombwa rero ngo ubaye wasa nk'umwubahuka. Ubwo nano kwaho kumwubahuka ni nka kubahuka leta zitazikorera ibyazo. Ubwo ngerera kugira ngo ngende sirisimbane nawe nisange nanone ahantu habi n'ubundi kama mbaya ntabwo nuko agashobotse. Ajyanwa ariko byeri cyane. Ne byagwa byishigera arabinwa. Reka yewe ariko papa yahise ko yizanira undi mugore. Ubwo afite undi mugore nanga. Ako uko biriwe nta kibazo. Kuko we namenye uko ndwaye amenye ko nta kibazo afite. Ubwo iyo ngize ikibazo nyine nawe nkakimugezaho hari igihe afasha. Nawe ukamufasha. Kuki utagiye ngo mubane? Wapfa umugore we niyo tutumvikana. Kare
nshatse umugore mutoya kandi njyewe ntabwo najya kuba mu rugo bishobora guhita bizana kuko umugore wa mbere we kandi igihe viye twashakaga kuzajya dupfa ubusa buri munsi. Nari amaze kuzana abagore benshi kuva yatandukana na mama wawe. Nyine hari wazana ku bw'ubutoya bw'umukobwa umusaza ashaje akagira bakazana ntuza intonganya mu rugo rero abo ngubwo ntabwo umuntu w'umusaza yaba akodesha shamburete nanone umujye kwirirwamo mwese muryama ku buriri bumwe. Imyaka nk'ingahe? Mfite 76. Akaba akizana abagore? None nese umusaza ntigeze afata isuka ngahinge. Kareka ubu amaze kuzana nk'abangahe hatandukanye na mama wawe? 3. Reka nanga nibyo mama wawe yumva nyine akavuga ati reka n'ubundi byose ni hahandi. Je rwose by'abagore n'abagabo ntago wabibwira ntago nabasha kumenya ibyabo. Yewe niba ibyo bapfuye simbizi kuko ntigeze abimbwira na mama na ntigeze abimbwira. Ese nuzazana umugore wowe? Yewe se kereka wenda byabaye ari impanuka. Reka so ubwo wamuzana ukamutungisha iki? Ese ubuzima ntibuzamera neza? Sinzi nyine ubwo ngubwo ubuzima ntibugenda neza mbese icyo Imana izakora nanjye nzagitega yombi. Wazana umugore umeze gute noneho ubushobozi bugenze neza? Cyekanye nese ubwo wazana umugore icyambere nta kazi ufite. Oya biramutse bihari wazana umeze gute? Uramutse ugize nawe nyine ntago wakwisondeka. Nawe wazana nawe ufite ubwenge buzima mugafatanya mugakora. Imiterere? Imiterere? Haburiya yego umukobwa imiterere yaba ari ku mutima. Nawe ntushobora kuvuga ngo uriya mukobwa ni mwiza ngo ni munini ngo ndamuzana ubwiza. Hagiye umutima bari umutima mubi. Ariko ushobora kuzana niyo abaturage baba bavati ni mubi. Ariko umutima we nta kizira kiriho ari umuntu witonda cyane. Ntabwo uratereta na rimwe? Ntabwo tereta ndatereta ngerago nabeshya. Ndatereta ariko nge nta mugore mfite. Simo nagira imyaka 23 kuko hafi nako ni 24 hafi ni 5. Ukaba udatereta karakare. Ubu no buramufite? Oya. Nyana abakonzi bo ntibabura ariko nta mugore mfite ngewe. Abakonzi barahari ufite bangahe? Inshuti zorize bari. Abakonzi baratwavugaga. Nimba ari amukonzi we dawinkora mutima bo ntibarenga 2. Ubu ufite 2? Kandi bose baragusura mu rugo? Rimwe na rimwe n'ige tubonanira ahangaho mwaco n'undi acaho. Bose bakora iki? Jewe se wenda umwe we no mu Mutara. Ndio no wina. Wina hakora iki? Nanga korara amarana matasiyo ku Muhima. Kamutereta kabisa bien ukamujyana no mu rugo? Oya mu rugo wapi. Muhura gutyo gusa? Aparye atakwama. Kubera agatabati nubone ntago nasohoka. Akore ayo mukubitana no ku muhanda muganira iminota ingahe yaco nawe uca. Ese nturiyeranje nari we ntimujya mwiranje? Ya wapi. Ubu nuragerageza kuvaho? Ya karaka ya kuva naho nanone naba mbeshye. Baragerageje nyine ariko apo wigiye cyo ushaka umugore no mu mutwe ntago bijya binzamo. Reka unagiye wumva umushatse byata nyine ibyo ngibyo byaba ariko ibyo ari by'akanya gatoya bigatabishiraho bikarangira kwikomereza. Use nk'ikintu kigushimisha mu buzima bwa buri munsi niki? Yewe se hari yo mu pe hari igihe ushobora no kubona maze n'iminsi 2 ntavuga cyatewe wenda n'ibyo bibazo mba nibereye mare ku bwongo bwo ndi kumwe n'abagenzi banjye twicaye tuba duseka nta kibazo. Ndavuga ugenera mama wawe? Yewe mama nyine ubwongo bwo ibyo azatekereza azabikora nyine nta kindi ntese nakora iki. Ntese uko yawe wenda uko ari kunkuba nanjye mukube ko ngewe ntago ariko ibyo ngibyo ntago waba wararezwe. Ngicyo namushishikariza gusa azajya afata niyo buri yarega bana nk'uko kagiye ushaka kubona umwana mu muhanda agenda ukaba wamutora uza ugomba kumufata nk'uwawe kuko bose n'abana.
urumva ugomba kubafata nk'umwana wundi kuko nanjye pe mama n'umwe papa n'umwe ntabwo wenda mvuga ngo wenda data yarananye cyangwa mama akanahana. Ubwo rero byose rero nimba kuko viye we ubundi mukecuru wenda ikintu twapfuhaga ubundi haraho sogokuru bari batuye hano Ibyumba, ubundi niho narerewe rerwayo ndiga, ndangije kwiga muzehe niwe washyize mu mushinga uwo sogokuru ubyara papa, arangije ubwo ngubwo jyewe ndiga arandihirira muzehe mu bushobozi yari afite nza kumubura. Sogokuru nyine nje kumubura agira twandaga dukeya, mukecuru rero we ashaka ko nyine ngo ningurishe ngo ajye kungura mu Mutara. Ntabwo ati rero njyewe ndi umusore ndi kugenda nigira imbere, ahangaho hadushaka kugurisha by'ubusore umuntu agahita ashyira ifungo ku kibuno n'iry'umunota umwe rikaba rirashize. Njye hano wanjye ni muhareka ntigishobora kuzahatura. Ubwo rero mukecuru bihita biba gutyo, rero bikubitanamo njye noneho papa aza kuza kuma iterasi y'umurima aho bari bamuhaye aho ngaho Ibyumba, aza kuza kuyima kuko papa mbese ubwo nawe ryari nk'ishimwe uko narimbanyeho na se. Kuko nijya mumenyeraga amazi njya amenyaga akarwaye kuko nta mugore afite yari yarabuze 94. Rero ndamurwaza bigeze ndamubura muze yamaye umurima, mbese ubundi uwo murima ni upfa na mukecuru nta wundi. Umuziyunga bigenze bite? Nyine ubwo ntese cyane nanjye sinawo muharira. Reka wenda zanyime nzakomeza utwo bamaye ubwo nzapowishiriza. Nuvuga ngo ubu mukecuru utari wagurisha uwo murima, utari wawuzana ngo mugurisha nta kintu mwavugana? Ntacyo twakorwa tuvugana ntacyo. None se wowe uwugurisha bigutwaye iki? Wanjye ntabwo nawugurisha. N'umwe? Oya ubundi bamaye iterasi nini pe muze hajya kuza Kigali yashatse kwiteza ku isoko bamuhimwe na 300 kuko yegere kuri stade hano Kagiye yabyumve. None ngenda bati ngiye mundekera umurima mu wihorere. Ndanya navati byibuze ndashobora kuzagenda muri Kigali bikanga nkararagira akigiye kikazagera sinabura imitande 5 y'amabati hapfa gushyiramo burinde nkubaka, hamenya ngo nimba umwana atarabuke gucukura umumbati arawucukura mu wanjye. None se ubundi kubayeho mu buzima navuga ko butari bwiza, ukaba ufite isambu yagurwa amafaranga na gutyo, kuki utabikora ugashakira handi? Oya ubwo ngubwo rega nawe reba ibishuko biri hanze ahangaha. Ntuyajyane mu bishuko. Amafaranga umaje ugenda uvuga ibikorwa ugomba kuyakoresha pe uwumva wanabyuje wenda no ku rupapuro wabishyizeho. Ariko iyo umaje gufata amafaranga byari watekerezaga bitabipfa busa. Ese ubu nawe wabikora uzi ko ubayeho mu buzima butari ya nkumi nziza nta kabuza utayivugisha kuko ufite ikofi. Kandi none ya nkumi nayo ntibiri uri buyicike utayikoreyemo. Ubwo rero uya ahubwo bishobora kuzaba wenda ubwo buzima bwanze niwo mukobwa wenda nterese byanze amabati 10 ntiyayabura akaza akajya muri ako ngako agaturamo akamenya ngo uko mbayeho nuko. Ufite ibyangombwa byaho neza? Ibyangombwa ndabifite. Kuko aho papa yamaye naho sogokuru yamaye indege zipima bahashyizeho. Kuko ari umurimo bahise bawushyiraho. Ako igipapuro cyo gifite viyari hano harugo nyine kiba kiri hano n'amasambu ye. Ariko uramwizera usari viya ukubwiye ngo hagurisha wabyemera? Anavera ubwo nayabanzanyeho stress nyinshi. Kinago mbashaka kugurisha ngiye. Uzemera gume muri ubu buzima paka. Nyine hari igihe bishobora kuzakunda bikaba ngombwa ko hashobora kongererwa akaba hanini. Byatewe nuko Nyagasana zabigenza. Amafaranga kwiyongera dore hagiye u Rwanda kugura ikibanza bigenda bihenda. Umva ngiye niyo cyane ndabarambya ngo baramaze ngerega amafaranga nayo umunota umwa musore wa rwose. Ariko buriya niyo wahinga ugakuramo ingemere 5 ntago wamera nk'umuntu wagiye ku isoko kuzihaha. Numvaga wahagurisha ugakuramo igishoro ukacuruza ukazamuka.
ugacuruza wapi, ntabyo gucuruza ntabyo, isambu yanjye ni ukuyireka. ubundi hari ukuntu umuntu ahagurisha bakamuha menshi akagenda akagura ha makeya, asagutse akayajyana muri business. Ubwo rero nayafashe n'ubundi naba niteguye umunyururu. Kubera iki? Ntabwo umukecuru twakumvikane ubu cyane, none bishobora kuza kurangira igihe umukecuru pe kwagusha amagurishije, ariko amafaranga akaba yashaka guhita yafata, kandi ubwo byabaye sababu y'amafaranga yayafashe yatabe babiri. Mwarwana wajya mu munyururu byahinze bite? Nese ubwo urumva wafashe amafaranga we agashaka kuyaguhuguza, nawe niba waba witonda byagenda bite? Wamwihorera ukareka umubyeyi? Ahubwo byose bishaka kurutwa byo kugusha mu kabiri. Bakuzanyeho imikino wanamukubita? Urumva njye ntabwo namukubita, kuko no kumuhunga n'ubusazi bw'injye ntabwo namukubita. Ntabwo byoroshye. Ubu rero urateganya iki mu gihe kizaza? Akaba ari cyo dusorezaho. Nyine ngiye mu gihe kizaza, uko wenda ntawe uzamenya uko Imana izapanga ikizapangira muri iki gihe kizaza, nanjye nzagifatisha yombi. Cyo ubwo ngubwo wenda cyane aho ugizeye nk'ubuvugizi ukareba ukuntu bugira, nabwo nta kibazo, natera imbere nta kibazo. Nyuma yanjye n'Imana, ariko nawe hari icyo uteganya? Nanjye hari icyo nteganya kuko mfite ibyiringiro. Uteganya iki noneho? Nyine mba nteganya kuko erega buriya hari igihe ushobora kubanza ugacamo mu buzima bubi ukabanza ugakakazwa, igihe kikagira Imana ikakwibuka ukabona ubonye akazi gafatika, wenda ukaba wakora nawe ukigirira akamaro. Ese nk'akandi kazi washobora ni akahe? Wenda n'abadukurikiye bavuge bati uriya mwana turumva twamuhereza kano kazi. Nyine ubundi akazi wenda mu byo nashakaga kuziga nkagira nkaba nakora pe, byari ubusuderi, ariko ubusuderi buza kujya bwangaho, uretse ko hano mu igaje ahangaha nagiye nigamo duke na dukeya, ariko ntabwo ibintu bibona byo kuvuga ngo umuteri ushobora kwishwanyaguza ntabwo nabibasha, ariko duke na dukeya n'igihe imodoka iparika, kuko wenda mba mfite supana nkeya, akaba ari akantu wenda ndi bukore, wenda nk'igihe wenda ipine ituritse bikaba ngombwa ngo wenda babuze umukanishi ushobora guhita nyishyuramo bakamuha amafaranga, ariko ubwo ngubwo nanjye byose mbizi nakabaye nagiye mu igaje nk'abandi nanjye nkajya gukora. Murakoze cyane. Namwe murakoze.